Ndabashuhuje muri iyi minsi abanyarwanda bakorera mu mahanga, abanyamakuru n'abanyapolitike bo mu bihugu byo hanze bifatiye ku gahanga umujyanama mu by'umutekano wa Perezida wa Repubulika bwana General James Kabarebe, bashingiye ku magambo yari amaze kubwira urubyiruko rw'abanyeshuri barokotse jenoside, abategura guhangana n'urundi rubyiruko rw'abanyarwanda bariho bakurira mu mahanga, asanga ko bakurana ingengabitekerezo y'ababyeyi babo. Nsanga yewe harabaye gukabya, kumukabiriza, kuko ibyo ngibyo avuga ni ukuri. Yenda twashakira ikibazo ahandi tukibaza niba adafite uburenganzira bwo kubwira urwo rubyiruko. Urubyiruko rufite uburenganzira bwo kwishyira hamwe, rufite n'uburenganzira bwo gutumira umutangabuhamya, umutangabiganiro. Ikibazo rero aho nkibona ni uko abanyarwanda benshi bavuga cyane ku mbuga nkoranyambaga bakamagana, ntabwo barasobanukirwa n'icyo ari cyo ingengabitekerezo. Kuko umuntu utarwanya ingengabitekerezo nk'uko James Kabarebe ayirwanya, ayamagana, sinzi icyiza yaba yifuriza u Rwanda. Uko avuga yahanisha umuntu ufite ingengabitekerezo ni umusirikare, ariko natwe tutari abasirikare. Nanjye ubwanjye buri wese yarakwiye gushaka uburyo yahangana, yahana umuntu ukwiza ingengabitekerezo mu bana b'u Rwanda. Ku byerekeye abana bo hanze, nsanga ikibazo dukwiye kwibaza ni ukwibaza duti ese ni gute twagira abana bazima mu buhungiro niba ababyeyi babo batava ku izima? Dore ko ababyeyi benshi nyine baheze mu buhungiro, abenshi bahaheze kubera ibyo basize bakoze mu gihugu, abandi bahaheze kubera iyo ngengabitekerezo bafite yo kuvuga bati u Rwanda si urwacu, u Rwanda tuzarutahamo ku ngufu. Abandi ni abafite ingengabitekerezo yo gutera amahane, yo kudakunda demokarasi, yo kuvuga bati tuzataha ku mbunda. Izo ngengabitekerezo z'ubwoko bubiri, iyo gushaka gutsemba abo mudasa, n'iyindi yo gushaka gusa guteza umutekano mukeya kugira ngo ugere ku buyobozi, ni ubwoko bubiri bw'ingengabitekerezo yamagana. Nanjye ndabwamagana. Ideologie di jenoside na ideologie di terrorisme. Kuko iyo umuntu avuze ko akunda amahoro, ko ashaka amahoro, igihugu ushaka ni igihugu cy'amahoro, nta kuntu ntashyigikira umuntu urwanya ideologie. Impamvu rero abantu bari hanze mu mahanga batarasobanukirwa n'icyo ari cyo ingengabitekerezo, ni uko aya magambo James Kabarebe yavuze ntahahuriye na hato n'ibyo Mugesera yavuze, kuko bamwe batangiye kumugereranya. Ntaho ariho ahanganisha amoko, ntaho ariho afata ikibazo cy'abanyarwanda ngo agice mu bwoko bubiri. Abantu rero baba mu mahanga benshi cyane bitwaza ngo kurengera abahutu, bashaka kuvuga ko abanyarwanda baba mu mahanga ngo ari abahutu, ngo ari impunzi z'abahutu. Upfuye, uwishwe, ugize gute wese bakavuga ngo nuko ari umuhutu. Ibyo barasebya u Rwanda n'abanyarwanda. Abanyarwanda bafite amoko anyuranye, atandukanye. Ntabwo biriya abazungu baje kudushyiramo aribyo tugomba guhoza mu kanwa. Niyo mpamvu abanyarwanda bari mu mahanga bivanyemo ibyo byo kumva ko ngo ni impunzi z'abahutu. Ni abanyamakuru b'amahanga bandika ibyo ngibyo. Twafashe inzira duhunga muri 1994, twahunze turi abanyarwanda. Bamwe baratashye, abandi baracyahari. Aba bafata gutyo buri gihe bahoza na amaradiyo amaze kumenyekana cyane ku mbuga nkoranyambaga, niyo yahise afatira ijambo rya James Kabarebe atangira kubyitirira abahutu. Nta hantu na hato bihuriye rwose. Abanyarwanda twirinde ibi bitangazamakuru by'abanyarwanda bo mu mahanga bitangiye kuyobya
ahubwo bishaka ko ijambo umuyobozi wo mu Rwanda barwanya avuze bariha iyindi nyito. Igishimishije nuko abana benshi b'abanyarwanda, ahubwo nicyo abayobozi bo mu gihugu nanone bataracengera, byari bikwiye ko bacengera. Ntabwo abana b'abanyarwanda bariho bakurira mu mahanga bose bakurana ibitekerezo bya base. Ibitekerezo by'ababyeyi babo ibyinshi barabyitwaza muri izi mbuga nkoranyambaga, ni nkaho ari ikiyobyabwenge bihaye byo kuvuga. Ariko dukunde abana, tubegere, tubatoze ibyiza byo mu Rwanda. Ndahamya neza ko ubukungu bwabo, ubwenge bwabo dushobora kubusangiza igihugu cyacu. Birashoboka, ntitunakwiye ndetse guhangayika cyane tubishatse. Twibaza ahubwo duti ni gute ubukungu bukomeye bw'abanyarwanda ba mu mahanga bwasangizwa n'abanyarwanda bari mu Rwanda tukaba igihugu kimwe. Ni gute bagira icyizere cy'uko batariho bakurira ishyanga, batariho bakorera ubusa, niba bakunda igihugu cyabo kuko bizakigiraho akamaro. Twibaze rero ukuntu iyi ngengabitekerezo yasobanuka, kuko ntiwarwanya ikintu udasobanukiwe. Nyakubahwa James Kabarebe yarangije ikiganiro asa n'uvuga ko bikomeye. Nibyo kuko birakomeye kubera amateka maremare, ariko imbere dufite twiha igihe gihagije niho harehare. Natanze igitekerezo mvuga nta abantu nibatangire bivanemo ijambo Hutu nk'ubwoko, kuko si ubwoko. Ni ijambo ryitabajwe kugira ngo abashaka kwanga no kwica abatutsi babigereho. Ni ijambo ryitabajwe kuva inshuro nyinshi hose abantu bashakaga. Iyo abantu rero bari mu mahanga, baba abanyamakuru, baba abanyapolitiki, bagifite mw'iryo jambo ryo kumva niba hafashwe impunzi cyangwa hishwe impunzi y'umusirikare w'umunyeshyamba kubera iterabwoba rye, bagahita basakuza ngo ni umuhutu wishwe. Iyo ni intambwe ya mbere babyivanyemo. Ni intambwe ya mbere yo kurwanya ingengabitekerezo tuzaba tugezeho. Ni icyo rero nabahamagarira kugira ngo dukomeze tumenye icyo ari cyo ingengabitekerezo. Indi ngengabitekerezo ya kabiri noneho si ibijyanye n'ubwoko gusa, ahubwo nuko abavuga ubwabo bo biyitirira ubwoko. Ugasanga hari n'abahoze muri FPR bashaka kuvuga uburyo bashwanye na bagenzi babo, noneho bakiyitirira ubwoko ngo bw'abatutsi, kandi ibibazo bafite ari ibibazo byabo ku giti cyabo, imyumvire yabo, nta hantu na hato bagomba guhita basanisha n'ubwoko. U Rwanda rero dufite inkomoko zitandukanye nyinshi, twivanemo iby'amoko twanditswe mu ndangamuntu, twivanemo iby'amoko yanditswe mu bitekerezo bitanya abantu, ahubwo duhangane n'ibibazo by'abanyarwanda. Twibaze uburyo ubukungu bwasaranganywa, twibaze uburyo imihanda yakubakwa, twibaze uburyo abantu babona imirimo mu buryo butarimo ikimenyane, butarimo ruswa. Ruswa burya turwanya ntabwo ari amafaranga gusa. Ruswa iri mu bizatuma habaho ukureshya kw'abanyarwanda, amahirwe agasaranganywa angana ku bantu bose. Ngaho rero dukomeze dutere imbere, dusobanukirwe n'icyo ari ingengabitekerezo, dufatanye na General James Kabarebe kuyamagana twivuye inyuma. Murakoze.